Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu biremereye bikenewe ko isi yose bimenya. Reka twakire pastor kugira ngo atuganirize, atubwire topic tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi turaganira ku biyobyabwenge bitanu byugarije isi, ariko abantu badasobanukiye kumenya ibiyobyabwenge bitanu byugarije. Ibiyobyabwenge bitanu byugarije isi. Ikiyobyabwenge ca mbere ni idini. Ikiyobyabwenge ca kabiri ni amafaranga. Ikiyobyabwenge ca gatatu ni urushako. Ikiyobyabwenge ca kane ni icyubahiro. Ikiyobyabwenge ca gatanu ni urumogi, ni kanyanga n'ibindi nk'ibyo bisindisha. Ibyo biyobyabwenge uko ari bitanu nibyo byugarije isi. Abatazicwa n'icambere bazicwa n'ica kabiri. Kandi ibiyobyabwenge bimwe byica no ku mubiri, ibindi bikica mu mwuka, ibindi bikica ubugingo. Base kubuza ibintu biremereye. Pastor neye amatsiko iki kiganiro ko numva kiri umwanya uri bumbane mutoye, nari kukubazamo ibintu byinshi cyane ra. Idini ndakubaza ibintu byinshi, ariko hari aho ndibugireho nkubaza noneho birenze ku kintu cyitwa ikiyobyabwenge cy'urushako. Niba urushako narwo ari ikiyobyabwenge. Iyo tuvuga idini rero hari amadini 7 ku isi, ariko irya karindwi abantu nibo barigize idini, ntabwo ryari idini. Ubundi Yesu Kristo aza nta mugambi w'idini yari afite, ahubwo yari ashaka gukura abantu mu madini ngo abazane mu itorero, kuko idini ni uruhurirane rw'imihango n'amategeko y'umuntu anyuriramo kugira ngo ashake Imana. Catholicisme, Protestantisme, Methodisme, Adventisme, Pentecotisme, Anglicanisme, ibintu byinshi, isime. Iyo isime harimo ibanga ry'abantu. Iyo bavuze ngo isime harimo akabanga. Harimo akabanga k'abantu. Muri abantu bakunda kwibanda mu by'idini. Iyo Mana rero musenga mutayizi niyo nje kubasobanurira ngo nemeye Yesu Kristo, ngo ariko ngo n'ijambo ryavuzwe naryo rya Branham ngo naryo ntabwo tugomba ryasigara. Ngo nemeye Yesu Kristo, ngo umunara w'umurinzi w'Isiyoni nawo ngo ntawo wapfa kuwusiga. Nemeye Yesu Kristo, ngo intambara ikomeye ngo ikabura, ngo hari akantu. Oya, Yesu Kristo arahagije, arihagije, niwe bitabo byose. Niwe nyiri bitabo. Niwe waremye abanditsi ibitabo. Niwe ufite abafite ubwenge bwo mu bitabo. Arahagije. Twe kubwiriza Kristo wabambwe, andi masekuruza hambire ku mihango twahawe akaranda agahagarara. Amen. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba. Turabasuhuje mwese abadukurikiye muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane yose iri ku isi. Mwese turabakunda cyane, abafata umwanya mu kumva ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Abami bw'Imana. Kandi turashimira buri wese. Turagusaba rero wowe umaze gukunda ubutumwa tukugezaho, kandi wumva ko hari abo umaze kukukura naho bukugejeje, kudufasha gusharingira inshuti zawe, abavandimwe, magurupu bamo, kugira ngo dufatanye kwamamaza ubutumwa bwiza. Kandi nubikora Imana izaguha umugisha, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo abajyana n'abandi gutabara bazahabwa umugisha n'Imana. Imana rero iguha umugisha kubwo kudufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Ngira ngo benshi muranzi n'abashyashya wenda nabibwira, amazina yanjye ni Jarike Ikingeneye, nkaba ndi pasiteri, nkora umurimo w'umisiyoneri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Turashimira Imana kuko yaduhaye uwo murimo, kuko yabonye ko turaba kwizerwa. Tugwaye ikaze na karibu rero kubana natwe mu kiganiro. Ngira ngo murabona ntabwo uyu munsi tuje twenyine, turi kumwe n'umutumirwa wacu, kandi benshi baramuzi, Pastor Mpazi Birego Pierre. Reka tumwakire kugira ngo asuhuze abantu bashyashya baba bamubonye bwo bwa mbere, n'abandi bari bamukumbuye abasuhuze. Hanyuma rero mubane natwe mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Uyu munsi yogana kuri topic ikomeye cyane kandi yari ikenewe. Pastor, turakwakiriye kugira ngo usuhuze abagukurikiye. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha n'abatwumva batuye hatandukanye mu migabane itandukanye, mu mpande enye z'isi n'ibihugu bitandukanye. Abo tuganira cyane cyane igihe kirekire dukunze kuboneka kuri channel ya gusenga everyday, ariko uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Kingeneye Jarike, kugira ngo dusangize bene data ibyo kurya byera Imana yaduteguriye. Turabararitse, ni karibu. Imana iduhana umugisha. Murakoze.
Nakuze cyane pase wadusengera kugira ngo Imana ibane natwe muri iki kiganiro. Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza uyu mwanya w'ingenzi, umwanya utagira akagero aho tugiye gusangiza bene data ijambo ryawe, kandi biri mu isezerano ryawe ko tugenda tukamamaza ishimwe ryawe. Ijambo ryawe rirakenewe mu mahanga yose. Turasabira imitima iza kwakira ijambo ryawe, hari abakijijwe babizera n'abadakijijwe. Turasaba kugira ngo abizera bakomezwe naryo, n'abatarahinduka no bahindurwe naryo, kugira ngo umusaruro ugaragare mwami nugaruka mu bwiza bwawe, uzasanga itorero ryiteguye kugusanganira, kugira ngo twime ingoma y'iteka. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu biremereye bikenewe ko isi yose bimenya. Reka twakire pastor kugira ngo atuganirize, atubwire topic tugiye kuganiraho uyu munsi. Uyu munsi turaganira ku biyobyabwenge bitanu byugarije isi. Ibiyobyabwenge bitanu byugarije isi, ariko abantu badasobanukiye kumenya ibiyobyabwenge bitanu byugarije isi. Ibiyobyabwenge bitanu byugarije isi. Ibiyobyabwenge bitanu byugarije isi. Ibyo biyobyabwenge bigera ku mpande zose ku isi yose. Hose birahagera. Tuguhaye ikaze kugira ngo twinjire. Ikiyobyabwenge ca mbere ni idini. Ikiyobyabwenge ca kabiri ni amafaranga. Ikiyobyabwenge ca gatatu ni urushako. Ikiyobyabwenge ca kane ni icyubahiro. Ikiyobyabwenge ca gatanu ni urumogi, ni kanyanga n'ibindi nk'ibyo bisindisha. Ibyo biyobyabwenge uko ari bitanu nibyo byugarije isi. Abatazicwa n'ica mbere bazicwa n'ica kabiri. Kandi ibiyobyabwenge bimwe byica no ku mubiri, ibindi bikica mu mwuka, ibindi bikica ubugingo. Ariko ibyo biyobyabwenge nibyo tugiye kuganira na mwene data ahangaha, kugira ngo dusangize abatugana uyu munsi wa none ibiyobyabwenge idini. Pase kubuza ibintu biremereye. Ngo ari ikiyobyabwenge cyitwa idini, hakaba ikiyobyabwenge cyitwa amafaranga, hakaba ikiyobyabwenge cyitwa urushako, hakaba ikiyobyabwenge cya kane cyitwa ngo iki? Icyubahiro. Nacyo ni ikiyobyabwenge se? Hakaba n'ikiyobyabwenge ibira byose abandi banywa byose. None urumogi bije ku mwanya wa gatanu. Pase ntematse ku iki kiganiro ko numva kiri umwanya uri bumbane mutoye, nari kukubazamo ibintu byinshi cyane ra. None ubwo tugiye guhera ku cyambere cyitwa urumogi. Idini ndakubaza ibintu byinshi, ariko hari aho ndi bugireho nkubaze noneho birenze ku kintu cyitwa ikiyobyabwenge cy'urushako. Niba urushako narwo ari ikiyobyabwenge, so wadufasha kugira ngo twinjire ukaduha ibintu bifatika ku birebana n'idini ukuntu ari ikiyobyabwenge. Turebe ibyakoze n'intumwa ni igice cya 17 hariya. Ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo waho wa 22. Paulo aravuga ati, ubwo nagendagendaga. Paulo yaragiye hari ahantu abagira iki bari barubake hitwa Areopago, aho bagiraga impaka. Bari barahateguye nka stade, abantu bazi kuvuga, abo bita rediskurere. Umuntu uzi kuvuga wese akaja kuhavugira kugira ngo babenye ko ari umuntu w'intyoza. Abagira ikiro ni intyoza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Paulo aragenda hagarara aho hantu. Ni ibyakozwe n'intumwa 17:22. Aragenda ahahagaze, noneho abwira abanyetenayi, ni umurwa mukuru w'ubugira icyo bati, bagabo b'abanyetenayi, mbonye ko muri byose mwibanda cyane mu by'idini. Ubwo nagendagendaga nabonye igicaniro cyanditsweho iby'Imana itamenywa. Iyo mana rero musenga mutayizi niyo nje kubasobanurira. Ubona uvango ravuze ngo muri abantu bakunda kwibanda mu by'idini. Idini muri Bibiliya yacu idini ribonekamo gatanu. Ni Yakobo gusa ari byakozwe n'intumwa bavuze ijambo idini. Nibo bavuze idini. Iyo tuvuga idini rero hari amadini 7 ku isi. Ariko irya 7 abantu nibo barigize idini, ntabwo ryari idini. Ariko andi madini 6 arazwi. Idini rya mbere ni idini ry'Ababuda. Idini rya kabiri ni idini ry'Abahindu. Hari Budisme hakaba na Hinduisme. Idini rya gatatu ni idini ry'Abayuda, cyo bita Judaisme. Idini rya kane ni idini riba muri Iran, ifite icyicaro aho ngaho ryitwa Zoroastrianisme. Ikigirwamana gikomeye muri iryo dini cyitwa Mitra, arico caje kuba inkomoko ya Noheli. Nukuvuga ngo Zoroastrianisme ni idini rikomeye rifite icyicaro muri Iran. Hakaba noneho idini rya gatanu ni idini rya gihanga bita Animisme. Idini rya gatandatu ni ryitwa Islamu.
noneho kirisiyanisime baryise idini ritari kwitwa idini. ni ukuvuga ngo tugeze ku rya karindwi noneho rero waruvuze ngo ryo ntago ryagakwiye kuba ari idini, abantu nibo barigize idini. Abantu barigize iri dini kubera mu dini harimo inyungu kurusha mu itorero. Ubundi Yesu Kristo aza nta mugambi w'idini yari afite, ahubwo yari ashaka gukura abantu mu madini ngo abazane mu itorero, kuko idini ni uruhurirane rw'imihango n'amategeko y'umuntu anyuriramo kugira ngo ashake Imana. Ubwo icyo ni igisobanuro cy'idini. Idini ni uruhurirane rw'imihango n'amategeko, noneho umuntu akayanyuriramo bikamuhesha kugera ku Mana. Hari ukuntu tuzi ngo suruse y'indimi cyane mu iyobokamana bakunda kuvuga ngo Giheburayo n'Ikigiriki. None idini mu Kigiriki ryitwa ngo iki? Oya, idini hubwo iryo bita hekaru, naho basengera gusa. Hekaru biza no mu Giswahili ngo hekaru, ariko mu Giheburayo yabaye hekaru. Noneho rero idini ni Igiswahili, ni raside ya Zanzibar. Abanyarwanda rero cyabaye igike nabo bakoresha ngo idini muri Bibiliya, ariko ahantu basengera niho bita idini, kandi iyo habaye idini haba hari imihango. None mu Kinyarwanda ubwo byitwa bisobanura iki? Ni ukuvuga ngo idini banabyemeye nk'idini. Nuko nyine nuko nta kindi gisobanuro. Ni idini, ariko idini rikitwa ngo ni uruhurirane rw'imihango n'amategeko abantu banyuriramo kugira ngo bagere ku Mana, kuko iyo bibaye idini abantu nibo bashaka Imana. Ariko Yesu Kristo kuko ari we wadushatse mu itorero, urabona Imana ntabwo Aburahamu yiyeretse yabonekeye Imana, ariko Imana yabonekeye Aburahamu. Imana yabonekeye Abimeleki, Imana yabonekeye Yakobo, ariko si Yakobo wabonekeye Imana. Imana rero muri gahunda yayo yari ifite umugambi wo kuzubaka itorero. Ayo madini rero uko arindwi, hari idini rya Budisime, hari idini rya Hinduisime, hari idini rya Zoroastrianisime, hari idini rya Christianisime, hari idini rya Animisime. Animisime ni irya gihanga. Andi mashami yose yiswa amadini akomoka kuri ibyo bintu. Noneho rero turaganira ku kibazo c'amadini cyangwa se n'ibyiza byayo nico bisobora kuduseyamo. Idini iyo ryiswe idini ntabwo riba rihuye n'itorero. None ubwo nukuvuga ngo Christianisme nayo igarutse none mu idini. Bayishize mu dini, ariko Christianisme ntari muri Bibiliya. Ntabwo birimo Christianisme kugira ngo tubone uko twaryita idini. Mu yandi magambo ni imyizerere ya Gikristo. Ariko noneho abantu nibo barigize idini batarazana amazina atandukanye ngo bavuge ngo Catholicisme, Protestantisme, Methodisme, Adventisme, Pentecotisme, Anglicanisme, ibintu byinshi. Isime. Iyo isime harimo ibanga ry'abantu. Iyo bavuze ngo isime harimo akabanga. Harimo akabanga k'abantu. Noneho mu Bakolosayi igice cya 2 umurongo waho wa 8 haravuga ngo mwirinde ntihakagire umuntu banyagisha ubwenge bw'abantu, bukurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruzaho akarande, bikurikiza imigenzereze ya mbere y'ibyisi bidakurikiza Kristo. Iryo ni idini. Nicyo kikubwira idini. Idini rigendera ku bihango nyire y'ibyisi idakurikiza Kristo. Nizo mpamvu uruhurirane rw'amategeko, aya mategeko na y'abantu. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 2 umurongo wa 22 haravuga ngo Abayuda bo bikundira ibimenyetso, Abagiriki bagakunda ubwenge, ariko twebwe nk'itorero, ni Paulo avuga amagambo, tubwiriza Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda kikaba ikigusha, ariko kubagira ikibukaba ubupfu. Nuvuga ngo bari bafite amadini akomeye ahoraga hanga. Abagiriki bagiraga imana nyinshi, n'Abayuda bakagira imana imwe, ariko bakagira idini rikomeye. Rira dini rero Paulo aza kurisenya mu Byakozwe n'Intumwa 25 umurongo waho wa 19 n'Ibyakozwe n'Intumwa hariya kuri 17 umurongo wa 22 aravuga ngo ndetse nari umufarisayo. Kuri 26 umurongo wa 5 birahari, ndi umufarisayo, ndi n'uwo mucama kirusha ibindi gukomera cy'idini ry'Abayuda.
idini ry'abayuda ni rimwe ariko rikagira amashami menshi ahuriye muri ryo. Abafarisayo ni idini ukwaryo, abasadukayo ni idini ukwaryo, abanditsi ni idini ukwaryo, abazerote ni idini ukwaryo, n'aba eseniya ni idini ukwaryo, yose akaba ari amashami yahagutse mu bayuda. Ariko bakaba bafite imyizerere rimwe itandukanye, nizo mpamvu batumvikana. Abafarisayo bakunda amategeko nibyo. Ariko ibintu byose bakabyizezwa no gusenga cyane. Abasadukayo nabo bakubariza amategeko. Ariko bakemera politike kuko abafarisayo ntibemera politike. Niyo tandukaniro. Abasadukayo ni mutwe wigabye uvuga ngo igituma duhera dutotezwa dusubira inyuma nuko tutemera politiki. Tukava mu nzego za leta kandi iyo leta tuyikoreramo. Badutoteza tukabura abadushigikira. Nibo batangije umutwe wo kwemera ibya leta. Haza abanditsi rero n'abahanga bishira hamwe badashaka kwivanga n'abandi. Umwanditsi ntabwo yicarana n'umuntu utarize ngo bubaka amategeko. Bakubaka amategeko ngo yo kubarengera mu gihe c'amakuba ariko mu idini rya Kiyahudi yawo. Hakaba abazerote bavuga ngo kenshi abasenga nta gisubizo babona, n'abanyepolitike ntibagira igisubizo, ndetse nabo bandika amategeko ntagira igisubizo. Ariko hari igihe kimwe inkota zibona igisubizo zikarimbura benshi, ariko igisubizo kikaboneka kuko zibyerekeza uruhande rumwe. Babisa abazerota abakura inkota, ariko nabo bagakura inkota mu idini. Nka kwari tuvuga ngo uyu munsi turigi ibi mu idini, nabo bagakura inkota ariko ari ubutumwa bw'idini. Hakaba abayeseniya rero bavuga ngo umuntu ushaka kwegera Imana birasaba kugira ngo Imana imugirire impuhwe. Ni ryari Imana izakugirira impuhwe? Nuko wakwambara nabi, nuko warya nabi, waba ufite imyambaro abakosi cyangwa se kw'amakositimu ukambara ibigunira, ukitera ivu, ugasa nabi. Imana yabona agahinda bagize kugira ngo ukore ibyo, nayo ikakugirira agahinda. Kuvuga iyo ni imyizerere bari bafite. Ni imyizerere niyo yakomotsweho n'abari abakusi, niyo yakomotsweho n'abari abasitoyiko mu byakoze n'intumwa 17 umurongo wa 18. Haravuga ngo bamwe mu banyabwenge barabazanya bati uyu munyamagambo menshi arashaka kuvuga iki? Ijambo ry'Imana ravuga ngo naba epikureo, hakaba n'aba sitoyiko. Mu myizerere y'aba epikureo bavuga ngo nta muntu uzaja mu ijuru adasukuye. Gusa kwambara neza bisaba kuburya neza, bisaba kuburara heza, wamara gutegurira ijuru kwisi ukazabona kuribona mu ijuru. Base iyo myizerere ko no uyu munsi iriho myinshi cyane ahubwo birahari muri ministere de deliverance. Ntabwo waba utaragize imodoka mu isi ngo beshe nguzayibona mu ijuru, kuko bazi ko no mu ijuru hazaba ifite umuntu. Sikuje wundi hari umuntu araka video katrendinze cyane ko umugabo avuze ngo niba udafite amafaranga ku isi hano ukaba udafite amafaranga ntabwo uzajya mu ijuru. Voilà. Na inyigisho rero z'aba epikureo. Bamwe mu banyabwenge baba filozofe bitwa ba epikureo n'abasitoyiko niko bavugaga. Aba epikureo bakavuga ati ishusho yawe ku isi niho igaragara kwiberanye n'ijuru. Kwambara neza, kurya neza bikagaragara koko uje usa n'ijuru nyine kuko ijuru ari ibyiza. Ariko abasitoyiko yigisho kiremere cyane ko hari twayiga no kwezi kugashira ko ubuyobe numva ari bwinshi cyane urakabishe. None abasitoyiko bo babate nta muntu ushobora kunezerwa mu isi ngo azaje mu ijuru. Umunezero ushirana nawo mu isi, ariko bikabati uhitamo kubabazwa mu isi ukazaja mu ijuru, cyangwa se kunezerwa mu isi ukarireka. Ngabo nabaki abasitoyiko bari mu byakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa yaboneka mukurikire mwumva ibi bintu, kubera yuko ibi byose turimo turavuga nibyo byibereye mu myizerere y'abantu bari mu madini atandukanye hirya no hino ku isi. Ni 17 umurongo wa 18 haravuga hati bamwe mu banyabwenge bitwa abapikureo n'abandi bitwa abasitoyiko bahura nawe. Bamwe muri bo barabazanya bati uyu munyamagambo arashaka kuvuga iki? Abandi bati ubanza ari uwigisha Imana zinzaduka batamenyereye. Kubabivugiye basi ijambo ry'Imana avuga ngo kuko yavugaga ibyo kuzuka n'ibya Yesu, ubwo zibaye nabo Imana ebyiri. Bati bari ibyo kuzuka ni Imana imwe na Yesu ni yindi. None ari kuzana Imana zinzaduka nabazizanya ari nyinshi. Twe twari dusanzwe turi abasitoyiko. Umusitoyiko avuga ati hitamo, buryo uhitamo gukiri ku isi. Gukena ukazabona ijuru, cyangwa gukira ugakuka nibyo.
ibyo nyigisho rero zayobye abantu benshi kuko zifite n'imirongo zose ibishigikira kuvuga ngo umuntu nashaka kunkurikirana yiyanga ubwe yikorera umusaraba w'iminsi yose azankurikira munyure mu irembo rifunganye hahirwa abakene mu mitima kandi umwambuzi bamba umukire w'umutunzi ntabwo yari umwambuzi yari umukire asanga Yesu nabigenza nte umuntu ubwami bw'Imana aravuga tuza amategeko ntukice ntukibe ntugasambane ntugashinje mugenzi wawe inyuma tutwo naratwubahirije kuva mu bwana kugeza uyu munsi nta kibazo mpafite agiye kugenda ati bugarutse washobora gufata ubutunzi bwawe ukabugurisha ukagabira amafaranga abakene ijambo ry'Imana rirahavuga ngo abagize agahinda uhere kuzumurikira kuko aho yanyuze hose yari yaravunitse abonye bigiye kumucika ararakara ahangaha rero abasitoyiko bakavuga barayifashisha abasitoyiko baturabona ko Yesu yavuze ngo icoroshe nuko ingamiya yakwinjira mu zuru ry'urushinge nuwaguha imyaka 100 uri guseseka ingamiya mu zuru ry'urushinge ntabwo yanyuramo ubu pazi urimo atwereka yuko uyu munsi abasitoyiko bagihari sibo bavuga byose kandi tubavuga byakozwe banga kurya umunyu banga kurya amavuta banga kwambara inkweto iwacu barabirukanye bagiye babamenesha abasitoyiko si uyu munsi bariho nyine nuko bagiye bahindura amazina bakanga kugura inkweto bakanga igihenze umuntu uguze igihenze ni umunyamubiri umuntu uriya amavuta ni umunyamubiri umuntu ukaraba isabune ni umunyamubiri akajya gucukura ibikumba burimi agakoresha intobo n'intangatanga ngo berekane ko bari kubikira ijuru ngo rize ryuzuye uzi ko ibyo bintu hari n'abarokore b'abanyamasengesho byagiye bibaho byinshi cyane babona n'umuntu wifitiye agafaranga ati oya uriya ni umunyamubiri ntabwo azaje mu ijuru bakijijwe nta nizo mpamvu abantu bamwe bagiye batangiza idini ryitandukanya n'inzego za leta abenshi ariko Yesu yasubije igisubizo cyiza cyane muri Luka igice cya 3:10 Yesu amaze kugera ari kumwe n'abigishwa be yageze ahantu noneho abantu bagira amatsiko kumenya ninde uzemerwa imbere y'Imana ko baramaze kwigisha habanje kuza abakoresha bikoro kuko yagezeho Matayo yakoresha gikoro aramubwira ati nkurikira aramukurikira bamwakirira mu nzu ya Matayo bararya abafarisayo bavuza induru ati wa muntu abesha ngo ava ku Mana none ari gusangira n'abanyabyaha n'abakoresha bikoro Yesu arabasobanurira ati iyo hataba nk'aba sinari kuza noneho abakoresha bikoro ni abantu bari abantu b'umuvumo mu gihe cy'abayuda noneho baraza bareka tubaze Yesu twumva ibyarabivugaho ko abantu batwanga ko bari ko banavugije induru Yesu asangiye natwe none katwumva uko atuvuga kuko abantu baratwanga uri umuvumo mubi cyane kuvuga ngo baye umukoresha w'ikoro rye kwangana n'abantu bose kubera kuja kubasoresha kandi basoreshaga ababyeyi babo bajanira abaroma kuko abaroma nibo bari ku ngoma none abaturage babona umusore araje w'umuyuda aje kubaka amafaranga ngo ajanira amaroma bakarakara bawita umurimo w'umuvumo nizo mpamvu abafarisayo bavuze ngo ngo asangiye n'abakoresha bikoro ngo arongera asangiye n'abanyabyaha nuko bari banganya uburemere bw'ibibi noneho baza aho Yesu ari Luka 3:10 arabati none se natwe tugire dute kugira ngo natwe tugere muri ibyo bintu by'Imana aravuga ngo niba inzu isora 2,000 ntimugasabe 2,500 mwe kurenza igiciro cayo musoresha yategetswe n'igihugu icyaka abasirikare bumvise abasubije babaje bari ko bavuga ngo abasirikare n'abapagani kuko barasaga abantu cyangwa bica abantu twewe twakwemerwa cyangwa ntitwakwemerwa Yesu arababwira ngo ntimukagire uwo mushinja ibinyoma ngo kandi umusirikare wese watoranijwe anyurwe n'ibihembo bye ntabwo yavuze ngo mureka ko kazi idini rero riraza likaguca ku kazi idini riraza likakubuza kurongora ari ubikeneye irindi rikaza likaguhata kurongora utabishaka irindi rikaza likakubuza inyama irindi rikaza likakubuza amata irindi rikaza likagutanya n'ababyeyi irindi rikaza likagutanya n'igihugu irindi rikaza likakwambika ubusa irindi rikaza likagupfundikira wese basi iyi nyigisho ni ngari ku buryo numva ko twayiga twitonze kubera ko uratweretse amadini 7
arindwi. aha wari gukora introduction iri kutwereka idini uzi icyo nifuza ko duhera kuri buri dini ukatwereka iryo dini impamvu ari ikiyobyabwenge ryayobeje ubwenge bw'abantu mu buhe buryo. Urugero ni wavuze ati dini ya mbere ni Hinduisme. Hinduisme turashaka kumenya ni gute ari ikiyobyabwenge mu bantu yabayobeje iti. Nturutse kuri Hinduisme simvugeho gato twatahira Hinduisme. Nicyo shaka. Ahubwo ni kugira ngo tuvuge ku kiyobyabwenge gituruka kuri Christianisme. Tugiye kuri Christianisme ayandi tuzajyeho. Aha abadukurikiye ngira ngo murabyumva. Tugiye kujya ku myizere ya Christianisme. Yego. Abantu mu yandi magambo bavuga ko bizeye Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo. None tugiye kureba ni gute ari ikiyobyabwenge mu bantu. Karibu. Okay, ni ikiyobyabwenge gikabije kuko urabizi ko sindajya kubwira ngo mvuge izina. Ariko nanavuga uko bameze uvuge uti koko. Umuntu akavuga ati njewe ndi dogiteri. Bati tugize amahirwe kukubona mu karere kacu no mu gihugu cacu. Urabameye ati gukorera leta ni icaha. Ntabuzi. Ntago mbazi. Nukuvuga umuntu avuga ati wowe uri dogiteri cyangwa uri lisansiye. Turagukeneye mu buyobozi bwacu. None ntabwo wadufasha ukabameye ati nta mukristo ukorana na leta. Abo bonda bazi. Aha. Ababyeyi bemeye gutanga imitungo yabo kugira ngo ugere kuri urwo rwego. None bari bagiye gutabarwa. Ubaye meya ugiye kugaburira nyoko naso. Rugiye gufasha igihugu. Warugiye gufasha igihugu mu bitekerezo. Bati umuntu ukorana na leta ntabwo aba yemerwa n'Imana. Bakakubwira ati si noneho rero badiregiteri b'ikigo c'amashuri da. Ureke kuja mu bya politiki ahubwo ikigo c'amashuri. Bati naco ntabwo naba diregiteri kuko kirimo akarengane. Ba mukuru w'ibitaro si kuko abo mvuga ntibemera kuba diregiteri w'ibitaro, ntibemera kuba diregiteri w'amashuri, ntibemera gukora ku darapo, ntibemera kuririmba indirimbo y'igihugu, ntibemera amatora. Nta muganda bajyamo. Umuganda barawukora. Barawukora. Ariko banga amatora. Niba bawukoze ariko bategana amatwi mu nama ibera mu muganda. Oya ntabwo yemera inama ahubwo bakora ibisabwa gusa icyo akora bishura umusoro. Nuvuga ngo abo bantu bavuga ngo sinaba narize ngo nkorera igihugu ngiteze imbere. Nta buyobe burimo. Bukomeye cyane. Ubwo ushaka kumva ngo ni inyigisho bahawe. Ubwo inyigisho ni ikiyobyabwenge kuri bo. Ni ikiyobyabwenge kuri iyo ariko iza mu inzira ry'idini. Binyuze mu idini yabo barimo nyine. Binyuze mu dini barimo babyakira basyo bati umuntu ukorera leta muzare ubukristo bushakirwa. Uzarebe wa muntu wanze imirimo ya leta. Uzabone rebe wa muntu wange igisirikare. Uwo ni umwana w'Imana. Ese pastor ubundi idini naho abantu bahurira, idini n'abantu, idini ni imyizerere abantu bahawe. Mbo si imyizerere mvuze imyizerere yabiya gikristo ahubwo ni imihango. Ni imihango abantu bahawe. Ariko barayizera. Ariko bakayemera nkuko idini rya Gihanga rimeze uko baterekeraga bakabyemera ati ni intangi kimasa umwana arakira. Iryo ni idini. Ubwo none rero iryo dini nta kiyobyabwenge ubonyemo. Irya kabiri reka nkwereke. Bakakubwira bati ubonye akazi. Akakubwira ati uri gutanga akazi ntabwo asengera iwacu. Ako ko nyine gatuma nta kazi baguha. Oya ahubwo akakanga. Oya nawe ku buryo niba ngiye ahantu kwa akazi. Yego ugasanga uri kugatanga ntabwo asengera iwacu. Ubwo sindi gakoze. Ugatinya uti azambwira itegeko ridahuze n'idini ryanje. Cyo kirahari. Maze rize kumbogamira. Ukaba wanze akazi. Ukaburanze. Kubera idini. Birukanye udukobwa tubiri muri P5 hari ingororero. Turi mu gatanu primaire. Banyina bare baradubwiye ngo kudatega igitambara rica imbere y'Imana. Utwana turi mu gatanu tuja ku ishuri diregiteri arategeka ngo sinshaka umwana wa primaire witega. Utwana dutatu tudukobwa twavuyemo. Neza ishuri barariretse. Kubera udutambara. Ingororero ngo banyina barababwiye ngo bagomba gutega kugeza gihe bazapfira. Idini. Uwo muntu yanze ishuri ni umwana wo muri P5 yari afite abantu bamwishurira yari afite ababyishingiye ariko aravuze ati kuko bantegetse ngo nguremo igitambara ndi muri primaire
ndariretse. ni ukuvuga ngo ibyo ababyeyi bamubwiye nabo barabibwiwe. ibyo ababyeyi babwiye abo bana yego ni nko gufata akanyanga ukayisomeza umuntu akayinywa. yego none hagatuku atari gutuka. uvuga ngo ubwiye cyo bwenge babahaye abo bana kandi abo babyeyi nabo hari abandi babibahaye. Ariko uwo mwana ararenganye wakira ibyo bintu. Umwana akemera guhakana ntabwo nshobora. Umuntu akaba ari umusore bakamubwira ati wowe rero kugira ngo uzabone ibyiza by'ijuru byose nuko waba ufite ubushobozi bwo kwihambiriraho igisabo ukagenda ukanyura mu bantu kigaturika kikagusandarana nawe ukajana nabo. Ico gihe ubaye garanti wo kubona ibyiza byose byo mu ijuru. Umwana w'umusore ufite imyaka 18 cyangwa 20 akagikenyera, umukobwa akagikenyera atija kuramutsa jari iki yo guturika maze giturike mupfe mwembi maze mu ijuru ubuteguye akabona ko ari byo. Ibyo muri Aziya nibyo byuzuye, naho no muri Afrika birahari byihe. Akabona ko ari byo, akaba biheshejwe n'idini. Ababimuhaye babihawe n'abanyedini, abandi babihawe n'abanyedini ruburukurirane. Pawulo aravuga ngo mwirinde hatagira ubanyagisha ubwenge bw'abantu bikurikiza imihango y'abantu iyo bahawe na basekuruzaho karande. Ako karande kidini buri itorero Yesu yarizanye ari ubugingo, kuko urebye mu mategeko Yesu yatanze nta kidini kirimo, nta kiboneka. Buri Catholicism itorero ry'Iroma ritangiye muri 380 mu gihe ca Papa Damaze niho bashatse izina ubundi gihitwa itorero ry'intumwa. Ryagiye rifata utuzina dutandukanye mu itorero rya Constante, ariko itorero ry'intumwa kugira ngo ryitwe Catholicism ryaturutse kuri uramu papa yitwa Damaze muri 380 nyuma ya Yesu. Yabigenje ati niho yavuze ngo nto tuzakomeza kwita itorero gusa ahubwo ngo turishoro Catholicism. Ubwo haba itumanaho n'abanyamahanga bati uwo muryango ugomba gufashwa. Yego bati noneho mushaka izina. Buriya amazina yose yitiriwe iyi miryango y'amatorero na amazina yo kunyurizamo inkunga ziva mu banyamahanga. Bati nushaka ureke izina nta nkungu uzabona, bikaba ngombwa ngo uje gushakisha uvuge ngo nitwe ngo Church of God, Gospel of God, ibintu bese ukumva agiye gushaka kantu kakazaza kanyu mbega ni inzira izazicamo imfashanyo ka kantu noneho kakakwifungurira inzira kugira ngo noneho byabindi. Kandi n'igitangaje ugasanga ko kantu akigishije abayoboke be kabagiyemo bakumva ko ari abaheza nguni ku bandi bose. Uyo bita ngo dufite turi itorero ryitwa ubwoko bw'Imana. Abatari ubwoko bw'Imana ni bande? Ubwo abandi nyine byarangiye niba udasengeraho. None se pasi dusubiye inyuma gato, Catholicism nacyo ni kiyobyabwenge. Uwo mupapa yazanye iryo jambo ubwo ni kiyobyabwenge. Ni ukuvuga ngo amaze kubizana noneho rero ntabwo Yesu Kristo yarakiri umuhuza. Ubundi iyo bavuga ngo Hinduism hari ikigirwamana kiba gisumba byose gihagarariye nk'Imana cyitwa Brahma muri Hinduism. Naho muri Buddhism hari Siddhartha Gautama, noneho muri Islamu hariho Mahome, noneho mu Bayuda harimo Musa. Nuvuga ngo ahakagiye uretse gato muri Islamu ngo harimo witwa Muhammad. Niwe witwa Mahome se? Ni Mahome mu Gifaransa, ni Muhammad mu Cyarabu. Mahome icyo rishyirwamana cyabo se. Uwo ngo ni umuhuza w'Imana n'abantu. Noneho ukareba ahatari Yesu kuri uwo muhuza w'Imana n'abantu ni idini. Yesu Kristo ro kuko ari muhuza n'Imana n'abantu muri we akaba twiyongeyemo n'Imana, ariko akadusigira umurimo wo kuba ambassador of Christ kugira ngo twunga bazimiye nayo. Nuvuga ngo Kristo noneho niwe muhuza wacu n'Imana. Mu cimbo ce natwe tukabahuza babazimiye n'Imana, ariko abadafite Kristo kicambu kigera ku Mana na amadini. None pasti
ndashaka kureba nibuza nka bimwe mu biyobyabwenge muri Christianism byaba byaragiye biyobya abantu ubwenge kuko abona kuko bayobye abantu benshi bataye amashuri abantu benshi mu byumba by'amasengesho banze gufata imiti barapfa ngira ngo ibyabaye mu Gasata muri 2000 urabizi ntago mbizi aho bashize abantu mu cyumba cy'amasengesho bakababuza kuja kwivuza ngo barahakirira bapfa bakabafunga ngira ngo warabyumvise ni ukuvuga ngo idini rikakubuza kuja ku bitaro ati Imana iragukiza ariko Imana irakiza pasi irakiza nibyo ariko nubagiye ku bitaro Imana niyimukiza burya ntabwo abaganga bavuga iyo umuntu ashobora kuba ati dizeye ngwino ngusengera ukire nibyo noneho rero bakabigira systeme yo kugenderaho ubundi ikintu bita igitangaza cy'Imana ni umuteguro w'Imana si umuteguro w'abantu ikindi ugomba kuba ufite isezerano abantu benshi bagiye gusenga basengera abarwayi ubundi bagenda nta masezerano yagenda nta masezerano kuko abanza kubaza Imana kuko urupfu ruturuka hatatu icyaha gituruka hatatu kuko urupfu ruturuka hatatu noneho no gukira guturuka henshi n'ibigeragezo bituruka henshi hari igihe umuntu apfa ku bushake bw'Imana hari igihe umuntu apfa kuko yasabwe n'abadayimoni hari igihe umuntu apfa ku bw'ingaruka y'ibyaha yakoze byose biri muri Bibiliya usomye Yohana igice cya 9 bari kubaza Yesu ngo mbese uyu muntu kuba arwaye ari umugabo yaravutse ahumye n'ababyeyi bakoze ibyaha cyangwa niwe wakoze ibyaha kavatoya ntabwo yakoze ibyaha si n'ababyeyi bakoze ibyaha bwo kugira ngo icubahiro c'Imana kigaragare mu mubiri wo mu byari bitewe n'Imana uravuze ngo hari igihe umuntu apfa ko Imana yabishatse hari igihe umuntu apfa abadayimoni bamusabye gatatu hari igihe umuntu apfa ku bw'ingaruka byanditswe mu Bakorinto ingaruka z'icyaha tukiraho ese aba bantu bose ko tubonye ari urupfu ruciye mu nzira 3 yego cyose ari urupfu yego bose tuvuge bakirijwe bajya mu ijuru oya ntibishoboka iyo wishwe n'ibyaha ntabwo uraja mu ijuru niyo wishwe n'abadayimoni nabwo iyo usabwe n'abadayimoni bakagushobora nabo baba bakujanye mu gihenome hariya nono muri Luka igice cya 13 umurongo wa 10 umugore wari uhatemye imyaka 18 ijambo ry'Imana riravuga ngo Yesu amuramburiraho ibiganza aramukiza umukuru w'abatambyi arahamagara ati uwo muntu uri gukora ku isabato ninde aravuga ati byari binkwiriye kuko uyu mwana nawe n'urubyaro rwa Aburahamu uyu yari amaze iminsi ahitamishijwe na Satani nuvuga ngo yari ahitamishijwe na Satani ariko Yesu aramukiza ubwo rero Satani arica muri Yohana igice cya 10 umurongo waho wa 10 haravuga ngo azanwa no kwiba no kwica no kurimbura ujanwe n'Imana muri gahunda yayo ntikakura kwa ba Stefano ntikakura kwa Yesu Yesu yaravuze ngo data niba bishoboka igikombe cy'indenge nticamurenga kuko Imana yari yabiteguye Stefano yarebye mu ijuru rirakinguka batera amabuye abona Imana abona umwana w'intama buryo bwase n'umwuka wera ni Stefano Imana iraceceka n'umwana w'intama araceceka n'umwuka wera araceka Stefano abavuye mu mubiri kuko Imana yari yabishatse kwagenda waragiye ariko muri Bibiliya hariho nuwaguye mu buriganya nkananiya na Safira akagabanya akanga kwihana Petero yamubaza ashaka kugira ngo yumve ko avuga ukuri bamusabira imbabazi agahakana akaba yikubise hasi nk'uwo ni ingaruka y'icyaha ntabwo Imana ibigize mu ruhari ariko Imana ku bushobozi bwayo yabyemeye ngo ajanwe n'ico nuko rero uravuze uti hari abantu uko barwaye banga kuja kwa muganga idini kubera umwuka w'idini mu bantu ati muze tubasengeye barinda bapfa cyo ni icyambere Yego. ibihe bindi bigaragaza kuko mu by'ukuri iki cya kabiri abantu benshi banze kwiga amashuri bafite ubushobozi bavuga ko Imana idakorana n'abanyabwenge ahubwo ngo kwikorana n'abantu bagufi kugira ngo igayisha abanyabwenge uwo murongo bakawugendera bati Imana yatesheje agaciro abanyabwenge b'iyisi ibyo ari gukorana nabikorana n'injiji z'iyisi kugira ngo iteshe agaciro abayirwanya b'abanyabwenge iyo verse kiri muri Bibiliya yego muyigendeyeho nabwo ni ikiyobyabwenge kandi ari verse mugendeyeho muri Bibiliya abari ni ikiyobyabwenge kuko baba batarasobanuriwe icyo byashakaga kuvuga
ni ikiyobyabwenge ntabwo babasobanura bavuga ngo none niba byanditswe gutya kuko mpyisi yavugaga amagambo nkumva kumutangaho urugero akavuga ati ngiye kubasomera ibyanditswe atari ko igituma tubwiriza twebe tubwiriza icanditswe mu byanditswe umva niyo mpamvu gusa ubundi mwese murabifite ibyanditswe birahari ariko ni kuki tubwiriza nkaza kukubwiriza wazanye bibiliya kuki utabisomeye mu rugo kandi ibyo ndakubwira birimo ntabwo ndakubwira ibyanditswe nje ndakubwira icanditswe mu byanditswe ako kantu rero uwo twatagezeho ni idini gusa riramuhurutura ikiyobyabwenge kikaba kiramwangiye uriya mu 1517 Martin Luther ari kuva mu mihango y'itoro ry'i Roma ntabwo byari byemewe kirazira kukubona utari mu musaserdoti ugafata bibiliya ngira ngo urabizi ayo mateka bayifataga wegine kirazira kandi kuyifata utari we hari ibihano byari byarateguwe biteganirijwe umuntu uzakora kuri bibiliya atarasengeye urusaserdoti n'ibihano byari byarashyizweho hose bikomeye iyo waga uri umuhereza ukayifata hari igifungo bakugeneraga iyo waga uri umurayike ukayifata hari igihano cy'urupfu hari igihano cyo kutotezwa hari ibihano byose byari byarateguwe ku muntu ukora kuri bibiliya atarasengewe ubusaserdoti iyo ni idini noneho rero uravuga uti kuki bitwaza umurongo wa bibiliya none se itorero ribwiriza iby'abanyabuntu hari icyo bavuga kitari muri bibiliya oya ntacyo umva ni nayo bavuga gusa ahubwo ijambo kurindi buriya bibiliya irakiza kandi igateranya abantu ijambo kurindi kandi batari kubyumva ntuze pasi kunabo nyine bakwereka ko ari bo bari mu murongo we wayobye ahubwo niko bavuga ariko batari kubyumva nukuvuga ngo basoma ikiyobyabwenge no ugifite hari za doctrine nyinshi zitandukanye nko kuvuga ngo doctrine ya bibiliology byanditswe byera hakaba doctrine ya theology kuganira ku by'Imana hari doctrine ya Christology bya Kristo hari ya pneumatology y'umwuka wera hari ya angelology y'abamarayika hari ya hamaritology y'icaha hari ya anthropology y'umuntu hakaba eschatology yo kugaruka kwa Yesu hakaba soteriology y'Agakiza hakaba na ecclesiology y'itorero noneho rero ijambo rya bibiliya kugira ngo uriyungurure ugokwe kurinyuza muri ayo madoctrine yose ukareba ukariyungurura kuko iyo abantu bavuga ngo natsindishirizwe n'ubuntu nta kindi nsabwa bashaka gusobanura ngo ntabwo twicaye ku meza n'Imana ngo tunegosie tuvugiye ngo none kuduha Yesu tuguhangaye bashaka kuvuga ko atari ko byagenze ntabwo twicaranye n'Imana ku meza ngo tuvuge ngo tuyihaya iduhe Yesu gabanya tuguhaye oya nico bashaka gusobanura ko atari ko byagenze none se koko niko byagenze pasi oya tuba dushaka kubwira abantu ko atari uko iyo tuvuga ngo dutsindishirizwa n'ubuntu nukubabwira ko atari ukunegosia byanyuze ku meza ariko none twaje muri eschatology havuga ngo ubwo umwana w'umuntu azagaruka mu bwiza bwe amahanga yose azateranira imbere ye abarobanure nk'uko umwungera robanura intama mu ihene aho ngaho bakasimbuka intama zishira iburyo noneho ngo azahamagara bari iburyo ngo muzabo data yahaye umugisha biriya Yesu asaba ntabwo wagerayo utarabinyuzeho bibaho uwizeye uwo munsi agapfa uwo munsi abona ubugingo buhoraho kandi ibyo ntago babyemera byo ntibabyemera ko nari nshonje murangaburira namba busa muranyambika inyota mu mico ibyo byo ntago barabo none abari ibumoso basa bihene kwijambo ry'Imana ravuga ngo azahamagara bari ibumoso ngo babwira ati mwumva imbere mwankozi zibibibe muje mu muriro wa Satani kuko nari nshonje ntimwamfungurira nari nambaye ubusa ntimwanyambika nari mfite inyota ntimwampa ico kunywa nari ndi ubushitsi ntimwancumbikira nari ndi mu bitaro ntimwahagera nari ndi muri prison ntimwansura ko bazasubiza bibumoso bakaja mu muriro wa Satani kubera iki byatari ngombwa none ubure ngo si ngombwa ngo no nukudahuza ayo madoctrine ngo barebe ico buri doctrine ivuga ku kintu bakirengagiza n'urubanza ubwo nta nubwo babashaka kurwumva voilà aho ngaho rero kikaba kibaye ikiyobyabwenge ubwo ni ikiyobyabwenge kuri ni ikiyobyabwenge kuvuga ngo uzaba utagira neza ngo nuko uzabona ubugingo buhoraho
baguhaye ikiyobyabwenge ntabwo baguhaye itorero kuko na Yesu asubiza bariya bakoresha bikoro ntabwo yagarukiye gusaba ibitarenze yaravuze ngo n'ufite imyenda ibiri akabona mugenzi we nta mwenda afite amuhe. Pazi tugarutse hari igihe umuntu ujya kubona ukabona ngo kubera ko ajya ngo mu musozi kanyarira kizabonwa banguka ngo utabare kukinzanye hehe n'ahandi akavuga ngo ubwo ningiye uri mu mwuka ngo abandi bo nta n'abanyamubiri icyo nacyo ni ikiyobyabwenge gikabije. Imvugo bavuga bagiye guhaguruka bavuga kwanza ko bagiye gushaka Imana. Ngo bagiye gushaka Imana. Uwo mukristo utagenda n'Imana akayisanga ahantu ni ikigirwamana ntabwo ari Imana. Kuko na data yararaguzaga mpari muri 63 ko yabikoraga ndabireba nk'ibyo. Kuvuga ko nta Mana iri hano kurayisanga ahantu n'ukuraguza ntabwo n'ukuraguza. Ni ikigirwamana bubakiye aho hantu. Ubundi umukristo nyakuri wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza arayigendana. None akaja ku musozi kubera umutekano atagira mu rugo kubera abaturanye nawe kubera abavukana nawe kubera ababyeyi bati ndabasakuriza cyangwa bakasakuriza bagaca mu kabiri ibyo nagamije reka nje ahantu batari kunyumva mfunge telefone utajanywe n'umutekano akabajanywe n'Imana yanyoye ibiyobyabwenge ni ibiyobyabwenge kuko Imana wigendana igihe cyose kandi iyo usaba utabarwa uri no mu cyumba cyawe. Niba rero Imana iba ku musozi ntabwo wagataba uri mu rugo. Abava mu bihugu bakajya mu bindi kwishakayo ni ibiyobyabwenge. Ariko hari ico bunguka. Hari ico bunguka buriya umuntu akubwiye ngo ja i Yerusalemu kumenya agashamba k'Igetsemani kumenya umugezi wa Yorodani no kubimenya ni byiza. Ariko inyungu ni y'umubiri. Ni y'umubiri. Ko bo babikorera kugira ngo bunguke mu ngo bazagire no mw'Ijuru. Ahubwo hari n'abarangije kwigisha abantu ko utari wanywa amazi ya Yorodani. Abavuyeyo baraza bakavoma yakagara. Bagahita bakayazana bati ariko akabavuyeyo. Ntabwo ayazana ahubwo ayavoma hano. Akajya kagara. Kagara ryiri muri Nyabisinde. Araza akabavomera akagara amacupa 20 yashira ariko ukagurisha 100 bakaja kuvoma ndi. Warababwira ati yasigaye mu rugo nijoro bakarara baravoma. Ati ngiye mvuye muri senda yazaye. Ubwo bakavuga ko abantu batayanywa ntibazabona Yesu agarutse mu bwiza bwe. Ibiyobyabwenge. Abantu bakarwana ngo wasigaye agacupa kamwe ngo nje ndaguha desa miri. Nabonye abantu bajya ikibeho. Nigeze no kujyayo buri wese afite akabito bagiye kuvoma ku mazi y'umubyeyi Bikira Mariya. Ayo mazi bamwe bakajyana bakajya bayamisha ngo mu mabotike yabo mu byumba mu mazu yabo nta mazi y'umugisha. Icyo nacyo nicyo byabwenge baha kikabije ikiyobyabwenge kabije. Uzi ukuntu yubashywa ayo mazi ntabwo haba imihango y'abantu. Pawulo yavuze ngo ni imigenzereze ya mbere idakurikiza ibya Kristo. Idakurikiza ibya Kristo ntabwo Kristo yazaje gucuna. Itoro rya Kristo basekuruza babahaye akarande bababwira ngo mugende mukore mugende musubire mibi mugende musubire mwibi. Natwe niko twahaye tumeze. Iko idini rimeze. Idini rero n'ukwitonda ntabwo ryavuyeho ahubwo niyo turimo. Ariko utitonze ngo uritegeke rikagutegeka ryakwica mu mutwe. Nahise ni gute umuntu yarangiza akanga akazi. Ikibazo gikomeye. Nikundu abana buriya mu kiganga buri abana bakeneye inyama. Ariko hari urugo ruvuga ati kirazira nta mukristo urya inyama. Abuse ni benshi cyane nabo. Ni benshi cyane bije. Inyama ni mbi. Inyama uzi ko n'abavuga ko ubuzirya zarimbuka. Cyane. Hari ibyo umubyeyi mukuru ntiriwe ndavuga yeretswe ko kurya inyama umuntu adashobora kuzabona ubugingo buhoraho simvuga ikibeho nundi mubyeyi. Noneho rero nera niki wahita pasa ati umuntu urya inyama muri rengera ubuzima ni icaha. Ubwo none iyo bagiye kugenzura abo abayobozi b'inyangamugayo hari iperereza rikomeye yo kumenya imirire yawe kwanza uwo muntu ugiye kutiyobora. Kuko wowe ntibakora imihango yo kuguhagarika ngo wari inyama ariko nta cizere bakugirira.
kugira ngo ube watoranya muri nyobozi n'ubundi nuwo kurimbuka ntabwo ari kugira ngo abe inshuti aje arazana amaturo yeba ariko nta cyizere cy'umuntu wari inyama birababaje noneho umuntu icyo kiyobyabwenge ukacakira ufite abana kandi buri inyama mu buryo bwa kivuzi aho zitagira akamaro ni nyuma y'imyaka 50 ariko umwana ugikura arazikeneye umwana ugikura akeneye amata umuntu akaza kugira ati kunywa amata aho byararangiye kuko inyamaswa zo mu minsi y'imperuka ayo matungo yaranduye harimo imyanda myinshi yaranduye kandi ntiyanduye mu buryo bw'umwanda wateka ngo bivemo ahubwo yanduye mu buryo bw'intuza bwa mysticism ni mu buryo bw'imyuka ati nawe uzakujyamo ati urabona abamarayika barateye abadayimoni ku isi barateye izo nka muri gupfa gukama mukazanira abantu amata bava turateka toya ntabwo ari imyandurire y'itaka ryaba ryaguyemo cyangwa undi mwanda wo guteka ahubwo harimo n'imyuka mu minsi y'imperuka kuko ari umwanda w'itaka cyangwa w'udusimba wakurwamo n'umuriro ariko iyo bakubwiye batoya ntabwo umuriro uhagije kugira ngo umare iyo myanda seke hari ibihambiriye ku myuka tugaruke gatoya ku birebana na deliverance aho naho harimo kandi ikiyobyabwenge gikomeye gute ikiyobyabwenge gikomeye baravuga bati igira hino ufite kibazo ki kuko muri Zaburi 135 18:35 hava ngo amenyereza amaboko yanje kurasana no kurwana niko havuga amenyereza amaboko yanje kurasana niwo murongo bishingikirizaho iyo ministere de deliverance yazanywe n'umugore yitwa Osho Nyumbe Elizabeth buri ikomoka yarabikwe mu mahanga ariko muri Aziya kuko imyuka mibi iba muri Aziya niyo bari kwebarizana Kinshasa none 1994 ryageze hano nukuvuga ngo ibi bya ministere de deliverance bitangirira muri Kongo se Kinshasa muri aka karere kacu niho bitangirira ubu muri Kongo birahari cyane cyane iye bifite imbaraga noneho rero bakaza bati ufite ikibazo ati umugabo yarantaye bati dusenge tumenye impamvu yagutaye bagasenga bakavuga ngo abadayimoni baraje bamatira ku matera iyo matera rero igomba kuza ku rusengero abantu tukayikubita bakayikubita baderivura nuko bakayanika bamara kuyanika nuko ahita igihe umugabo akaza kugira ngo nuko twayikubise ngo abadayimoni twabakuye kuko ministere de deliverance ni imbaraga buriya ni imbaraga bakoresha kuko icuhahisha iyo waburaye nico baderivura to baderivura wowe baderivura icuhahisha uvuze icyo metambo nibuka aka video merutse kubona ngira ngo ndanagafite nibishoboka nzagahana abantu muri kiganiro yego mbona ngo n'umupasteri arimo arakubita abantu yabarambitse hasi igitsina gore igitsina gabo akubita ngo abababaza ariko ngo ari kubaderivura kuko mu buyobe bwa christianisme harimo ikintu citwa extirpation hakaba ikintu citwa legalisme amategeko hakaba ikintu citwa ascetisme kwibabaza bishingiye ku bintu bitatu extirpation nukuvuga ngo iyo umuntu akijwe atandukana na kamere n'ubuyobe bukabije iyo umuntu akijijwe ngo atandukana na kamere ntabwo iyo umuntu akijwe atandukana na kamere ikuva mupfuye upfana nayo ntabwo inkoni n'amasengesho bigutandukanya na kamere akamaro k'amasengesho kuri kamere bikwambika imbaraga zo kuyitegeka cyo nicyo ariko kuvamo ntizivamo twari tumufite n'iwacu imasisi yagaravuga ati buriya abantu iyo umuntu avuze ngo yararanye n'umukobwa ngo amutera inda ni ukudakizwa ubu niko yavugaga yaravuga ati kamere yo gusambana ikuvamo cagiye wemeye Yesu Kristo nk'umwami bakagusengera ibikuvuyemo uryamana n'umukobwa ukagira ngo ni igiti gusa urukiri umuntu wagakwiye kuva mu isaho ati rero bari kumubwira bati ubwo ni umunyamasengesho ubwo ari benshi akaba harimo abakobwa n'abahungu n'abagabo n'abagore kandi abagabo atari ababo mutandukanya amazu arahari haba inzu y'abakobwa inzu y'abasore inzu y'abagabo inzu y'abagore kugira ngo ibintu bizaze kugenda neza maze iyi minsi 3 y'amasengesho zitazatubera
agahuma munwa ahita bapinga uwo mu yarangara ati ntabwo murakizwa abashumba baguye ni kuri abavuga iye wowe uracyashakira kamere mu bana b'Imana koma shetani katika jina iri hanze kamere yisaje tumuhareke baryamane ubwo bizagaragaza ko yapfuye urumva ananiwe aryame undi numva aryame ibyo kuvuga ngo kamere iragaruka ngaho icyatuzaje siniki ntugukuraho kamere nese kamere y'umuntu akijwe iragenda neze position cyo ni kiyobyabwenge gikabije kumva ko kamere igenda ukaraza abasore n'abakobwa hamwe naguze pazi Bibiliya kivuga ko twahawe kamere y'Imana n'urusizo zirabangikanye niko ndi kukubwira ngo ni wa mwuka w'ubugingo urabona umwuka w'ubugingo Imana yahumekeye muri Adamu na Eva ura mwuka w'ubugingo buri utandukanye n'uw'amatungo waro kugira ngo tumenye guhitamo tumenye gutekereza tumenye kumenya tugire n'umudendezo noneho rero iyo kamere iyo wemeye Yesu Kristo nk'umwami ni ukuvuga ngo imbaraga z'umwuka wera zirayicecekesha none ubwo mu muntu haba harimo kamere ebyiri umuntu kuko Bibiliya Pawulo mu Baroma cya 8 agaragaza neza uburyo umuntu wese umaze kwizera ahabwa kamere y'Imana n'uwo mwuka wera mvuze uguha imbaraga zo kwitegeka utegeka yawe wowe niyo kugira kamere y'Imana iyo wemeye kuyoborwa n'umwuka rero ugendera hejuru ya kamere ariko iyo ushaka kugishiramo ibitekerezo byawe kamere iro kwigaranzura ikakuja hejuru ikagutegeka ubwo rero abantu babayobe bavuga ko uwakijwe yatandukanye na kamere abashitsi bamuzindukira ntababaza ngo mbe uri umugabo we oya arabasasira hamwe ati nzi ko bakijijwe nta kibazo none aho ngaho abibuzanya nta kibazo cyahabaye gikomeye ndavuze ngo nta mupfakazi utaratwitse nta n'umukobwa utaratwitse icyo gihe kandi ari iminsi 3 gusa none se umushumba niho bamugarukiye kuko akivuga ngo uwo mushumba uri gushakira kamere mu bana b'Imana abamufashije gukemera ngo toka shetani bagarutse gusaba imbabazi baravuga bati turabimenye noneho umushumba abonda kumwemera ariko bari bamwirukanye kuko amatorero atagira ubuyobozi umuhanuzi agira imbaraga kurusha umushumba nicyo rwose yari yakemeye rero bose bakubira ngo kamete shetani wacinira Yesu bose ntibavuyemo batwise uko abakobwa bangana nuko abagore b'abapfakazi batagira abagabo bangana ntibabanga yewe ikiyobyabwenge kikakubwira ngo kamere yarapfuye ngo ryamana n'umugore utari uwawe ngo ntago mwakorana imibonano ngo ntabwo ngo byaza gute se basi twihute Christianisme hari ikintu ifiteho niyo turi kuganiraho hari ikintu usigaje iyobyabwenge navuze ngo iyo bihambiriye ku mihango y'abantu kuko itorero ni ubugingo ubundi itorero ntabwo ari ikintu kigendera ku mihango ikintu kigendera ku mihango ushobora kuza bakavuga ngo waracerewe ariko Yesu Kristo bigishoboka ukaza uti ndihanye Yesu Kristo nta mabwiriza avuga ngo waracerewe ungana n'uwatangiye ariko mu matorero yagizwe amadini baravuga ngo ansiyenete ngo uburambe ubundi Paulo amaze gukizwa hagati y'umwaka wa 36 na 37 amaze gukizwa yagize imbaraga kurusha ba Petero babanye na Yesu kubera nawe yahuye na Yesu ubwe ntabwo yanyuze mu nyigisho z'abigishwa zigenda buhoro buhoro ni nyirubwite bahuye Paulo rero umuntu wakijwe yahuye na Yesu ntabwo ari uwo kubarirwa imigihe ngo yakuze ngo yaracerewe kuko ashobora guhura na Yesu agakizwa nubwo yaje nyuma ariko akaba ari ukijwe batarakizwa urabona rero umuntu uvuga ngo uriya arirata ntazi ko ndimazemo imyaka 20 kweli ntabizi ko maze imyaka 20 ico ni ikiyobyabwenge kwitwaza imyaka umaze mu rusengero ngo ni wowe ukwiriye ibisabwa ni ubuyobi base inyigisho iremere cyane ikiyobyabwenge kubirebana n'idini cyangwa uburyo idini ari ikiyobyabwenge twazayifatira ikindi gihe kirekire ahubwo ubwo tuzagaruka no ku bindi biyobyabwenge twabonye hindusime judaisme budisme n'ibindi isilamu animisme judaisme ibyose tuzabigarukaho
ahubwo wenda dutanga umwanzuro. Nuwe mwanzuro waha abantu bari muri iki kiyobyabwenge cya Christianisme bamaze cyakabahindukiye ubugingo none cyahindutse ikiyobyabwenge kuri bo. Ubundi hari ijambo ry'Imana rivuga mu Bakorinto ba 2 igice cya 4 wa 5 havuga ngo ntabwo twibwiriza ubwacu ahubwo tubwiriza Kristo wabambwe. Dukurikize ijambo ry'Abayuda n'Abagiriki havuga ngo twewe tubwiriza Kristo wabambwe ku Bayuda bigahinduka ikigusha naho kubagira ikibukaba ubupfu. Tuje twirinda amasekuruza ahambiriye kuri karandi. Nico nababwira. Niba wakiriye Yesu umenye ko Yesu ahagije. Nta bindi byo kuvuga ngo nibyo birongera ngo neme Yesu Kristo ngo ariko ngo n'ijambo ryavuzwe naryo rya Branham ngo naryo ntabwo tugomba kubifatikanya. Ngo kugira ngo ukomere ngo rigomba kuba ijambo ryavuzwe ngo neme Yesu Kristo ngo umunara w'umurinzi w'Isiyoni nawo ngo nta wapfa kuwusiga kandi ugasanga niwo kaze kurenza Yesu Kristo. Ngo neme Yesu Kristo ngo intambara ikomeye ngo ikabura ngo hari akantu oya Yesu Kristo arahagije arihagije niwe bitabo byose niwe nyiri bitabo niwe aremye abanditsi bitabo niwe ufite abafite ubwenge bwo mu bitabo arahagije. Twe kubwiriza Kristo wabambwe andi masekuruza ahambire ku mihango twahawe akaranda gahagarara. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma abantu bazakenera kuvugisha kubaza byinshi wabaha adresse zawe. Ni Pasteur Mpazibirego Pierre uri channel ya gusenga everyday niyo nkunze kugaragarira ariko ubu ngubu ndi hano kuri channel ya Ion TV. Imana idahana umugisha ko gukurikira ubutumwa bwiza. Inimero ya WhatsApp ni 078 669 666 078 666 966 mundi nyandikiye kuri channel ya gusenga everyday nabasubiza. Dufite na za dokima zitandukanye zigurishwa. Murakoze. Urakoze cyane Pasteur, turagushimiye cyane. Dushimiye n'umuntu wese wari dukurikiye. Tubasaba gukomeza gusharinga ubutumwa bwiza kugira ngo bugere kuri bose. Ubundi kiganiro akagaruka. Shalom shalom shalom. Azatujana muri amazu meza yaduteguriye. Nitugerayo tuzahora turiri. Zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Abraham. Tuzahora